Mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2026 nibwo hatangiye kugenda hahigwa mu buryo bugiye butandukanye ibinyobwa bizwi nk'ibyuma kugira ngo leta abashobora kuba barabyibitseho mu rwego rwo kugira ngo bajye babicuruza ku bantu mu buryo bw'amagendu. Ibyo byose bigenda bikurikiranwa kugira ngo bize kugenda bifatwa maze bize kuba byamenwa kugira ngo bitazakomeza kuba byagenda byangiza ubuzima bw'abaturage. Aha hari haciye umunsi umwe gusa cyangwa amasaha aribwo FDA cyangwa Rwanda FDA imaze kuba yatangaza ko ibinyobwa birimo ibizwi nk'inzoga z'ibyuma bigomba guhagarikwa, ndetse haza kuba hagarikwa n'inganda 8 zakoraga ibyo binyobwa. Kuri uyu munsi rero murabona amavideo agiye atandukanye aho abanyerondo cyane cyane mu gace mu mujyi wa Kigali abantu bari kugenda bashakisha inzoga zizwi nk'ibyuma kugira ngo nubundi zize kuba zigira zize kuba zihagarikwa. Abantu benshi cyane nagiye mbona bagenda batanga ibitekerezo bavuga ko izi nzoga ubundi zaratinze guhagarikwa, ndetse nabonye hari na video imwe cyane imaze nk'imyaka itari mike cyane, kuko ira video ndakeka ko yaba imaze hagati y'imyaka 5 ndetse n'4, aho nundi Edouard Bamporiki wahoze ari minisitiri w'urubyiruko yari yavuze ko abanywa inzoga za makeya cyane akenshi cyane usanga zibangiza, ariko izi nzoga baramutse bazishyize ku giciro cyo hejuru cyane bishobora gutuma bamwe mu bazibonaga bakazinywa bishobora kurangira batakizibona ngo bazinywe. Ariko uyu munsi ngo umuntu ashobora kuba yasagura ibiceri bingahe, byose bikaba byatuma umuntu yishora mu kuba yajya kunywa izi nzoga za makeya cyane. Ariko ubu ngubu leta yararebye ibona ibintu biri kwangirika ni byinshi cyane, abantu bari kwangirika ni benshi cyane, dore ko abantu benshi cyane bazinywa bavuga ko hari igihe bazinywaga ubundi ukaryama ubuticura, waba ari ufite akazi ugasanga akazi ugiye kugakora umeze nabi, cyangwa rimwe na rimwe ukaba wanagasiba ugasanga umukoresha mujyanye ikibazo gikomeye cyane. Rero kumva ko zitari inzoga nziza cyane. Ibi byose rero bamubwira ko byatangiye bamwe bengaga urwagwa mu buryo butemewe cyane, ariko ugasanga harimo abantu bajya bagira batya bakenga urwagwa, ariko yamara kurwenga ugasanga afashe n'ibindi bintu by'ibikorano arunzemo kugira ngo urwagwa ruze kuba rwaba rwinshi cyane, ndetse ruze kuba n'urunyweye ari bujye kuba rwamusindisha cyane kurenza uko rushobora kuba rwamumara inyota. Ariko ibyo byose rero ugasanga ibyo bintu bashyira muri izo nzoga bifite ingaruka zikomeye cyane ku mubiri y'abantu. Rero Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'izindi nzego zifatanyije hamwe zemeza ko zigomba kuba zirwanya izo nzoga zitemewe ndetse n'ibindi biyobyabwenge byose. Ariko ku ikubitiro nyine murabizi neza ko aribwo babanje kuba bahagarika ikinyobwa cyangwa ikinyabutabire cya ethanol. Ubundi abantu benshi cyane tineri barabizi ikintu isanzwe ikora cyane cyane ku baturage bo hanze, n'ubundi bari basanzwe bayikoresha ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko ubu ngubu abenshi cyane bayikoreshaga n'ubundi bakora mu biriya binyobwa wasangaga byica ubuzima bw'abantu, dore ko banagiye banatangaza ko hari bamwe byishe abandi bituma bajya kuri dialyse cyangwa ko bajya kugira kwitabwaho mu buryo bukomeye cyane. Urumva ni ibinyobwa byangizaga impyiko ku rwego rwo hejuru, umutima ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, si ku kibazo cy'ubwonko gusa, ariko urumva ko byari ibintu bibangamye cyane, ahubwo byari byaratinze kuba byacibwa. Rero harandi makuru rero yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ba nyiri gukora ibinyobwa batangiye kugenda batabwa muri yombi. Ari n'amakuru ari kugenda acicikana avuga ku mbuga nkoranyambaga, nta nzego zabyemeza ngo zivuge ziti izi nkuru zaba ari ukuri. Urumva ko akenshi cyane bikunze kuba bikiri urujijo rwaho ngaho rurimo hagati na hagati, urumva ko ntago amakuru aragira cyangwa atangazwe. Rero ariko ageze gutya agatangazo twayabagezaho, ariko inkuru ihari rwose inafitiwe n'ibimenyetso nuko zimwe mu nzego zigiye zitandukanye zikugenda zishakisha abashoboye kuba barunda ibyo binyobwa, ariko bakaba baranze kuba babimena cyangwa ngo babyangize. Murabizi neza ko hari uburyo umuntu wasangaga yarashinze nka rikastowa irimo amafaranga menshi cyane, arimo rwose ubona ko harimo inzoga z'ibyuma nyinshi cyane, ariko uyu munsi akaba yagorwa no kuba yavuga ati ese mbimenye, ugasanga arimo aragenda abicuruza gake gake n'abantu babishaka mu buryo bw'amagendo. Urumva ko ibyo byose leta igomba kugenda ibikurikirana kugira ngo baze kuba bakurikirana ese inzozo nzoga zirimo ziramenywa cyangwa nyirazo barakomeza kugenda bazihisha baziryamaho, ugasanga bagira batya barazicuruza mu buryo bw'amagendo. Nakeka ko amakuru ari uko ameze, noneho ibindi byose tugomba kugenda tubikurikirana mu masaha ari bugende aza tugenda tubagezaho amakuru uko ari kugenda
kugenda hirya no hino ku isi. Murabizi ko iyi ntego yacu ari kugenda tubagezaho amakuru ari kugenda abera hirya no hino ku isi kugira ngo muze kumugenda muyasobanukirwa. Reka mbashimire cyane, nkomeze kugenda basaba cya kintu cyoroshye cyane no kujya ku munsi mukareba abantu handitse subscribe, ubundi mukayikora, mwamara kuyikora mukajya munsi mukandika igitekerezo cyanyu uko mubyumva, ubundi mugasharinga bagenzi banyu kugira ngo nabo amakuru akomeze kugenda abageraho 5 kwa 5. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Inzoga bitewe nuko abantu benshi Minisiteri y'Ubuzima iri kuvuga ko zamaze abantu, iki cyemezo bafashe nanjye ndumva ari cyo kubera yuko ubuzima bw'abantu bwazahashirira. Kuri Abanyarwanda ikinyejana cyari kuzaza tugiye kugeramo nta rubyiruko dufite, nta bakobwa dufite, bose barabaye imirambo. Ariko nge ndashimira iyi leta yabonye ko abana b'u Rwanda bakwiye kongera kubaho ikabigarura. Ntekereza ko atari aha gusa bibaye, ahubwo bagende bagera ahantu hose harimo kwangiriza abana b'u Rwanda, kandi bataretse n'urumogi, bataretse n'ibintu byose byangiriza Abanyarwanda babikure ku isoko. Murakoze. Urakinywa kimwe gihita gusindisha rwose. Gute nyine mu mubiri kumva umeze ute? Kumva urimo uraka, ewana gitero, kumva urimo urahinda umuriro hose mu nda, ariko kumva ukeneye nk'amazi cyane cyangwa ikintu gikonje kiguhoreza. Kuri leta y'u Rwanda irabikoze neza cyane, kubera ko ibintu byatwica, basanga abantu baryamye mu mihanda, baryamye ahantu hose babonye kubera icyo cyuma, yasinzire n'icyuma mu ntoki, bamwe byabatemaguye. Ibintu bakoze rwose ni ibintu byiza cyane.